gusenga ugiye kuryama, amasengesho wateguye ukayasenga uri mu mirimo, ayo usenga wahagaritse ibintu byose, n'amasengesho asumba ayandi ahagarariye ayandi yitwa amasengesho yo kwiriza ubusa. Ni amasengesho y'ubuzima bw'umukristo. Ni ukuvuga ngo aya maprincipe, aya mahame yose tuvuze ni meza, no kuyamenya ni byiza, ariko tugomba imbaraga zidushoboza mu gusenga. Abari gusoreza aho tugomba imbaraga zidushoboza no kugira gute mu gusenga. Rwose njya nibuka umuntu umwe ugize gukora ubuhamya, njya mwumva ibintu bigenda byaduka, sibyo? Bikaduka bikaza mu myaka yashize. Leta y'ibyo yari yaradutswe hanze, bakaba bose b'urubyiruko n'abandi bakuru bakuru Nyagaswi ntabwo mwajya gusa bakuru, kuko Nyagaswi ni iki, sibyo? Ni ibintu bigenda bivuga byiza byuka, sibyo? Ushobora kubona uvuga n'ibintu bibi cyane, ibyanditswe byose ntabwo ubwiza ariko byadukana, sibyo? Bibiliya Pawulo yavuze ijambo rikomeye cyane, bijya murizirikana. Amaze kubyitegereza, amaze gucishwa Pawulo kuko yabanje kuba arwanya abera, akarwanya abakristo, akarwanya abakijijwe, akabicisha, sibyo? Ariko umwami Yesu akamumurikira umucyo, uramumurikira, arakiza. Pawulo amahame yavuze yitegereje, aravuga ngo byose ndabyemerewe, sibyo? Biravuze ngo byose ndabyemerewe, gusa ko byose bifitiye akamaro. Aho yavuze ngo ntabwo uzategekwa n'inda, sibyo? Sinzategekwa na kamere, ujye umenya ko byose bikuri imbere, ariko ujye uhitamo bifite akamaro n'ibyo ukora. Uwo muntu yaduhaye ubuhamya atubwira ati rero maze gukizwa barambaye nta mukristo ubambaza, nta mukristo uvuga ibintu bidafite akamaro, sibyo? Ubwo nivuga Nyagaswi ibyo mbona n'ibindi byaduka, buri munsi barabyandura, sibyo? Bino bizanditse byitwa ngo mani ni iki? Umukobwa umuhungu akitwa umukobwa mani, abantu bose bakavuga ngo mani, sibyo? Mani ni iki? Nasobanura mani ari iki? Sobanura iki? Mani ibintu byose akitso, aho kugira ngo uvuge iryo jambo ushaka irindi jambo ryiza ryo muri Bibiliya urigendereho muri iyo minsi ugenda urivuga, kuko ayo magambo y'imburamumaro akuraho ubuntu bwiza bw'Imana, ubuntu bw'Imana bukagushiramo ugasigara uri igishishwa kibereye aho ngaho. Icyapa ukitwa izina kuko warakijijwe, twarakwakiriye uri mu itorero, sibyo? Ujya ku igaburo ryera, ntabwo twagushyize inyuma y'itorero, ariko uri igishishwa kidafite akamaro mu murimo w'Imana. Ugomba kubona umukristo ufite umumaro, ugomba kubona umukristo w'intangarugero, abandi bose bareberaho ku isi uko bigenda. Uwo muntu kugira ngo Nyagaswi bimurwemo yagombye gusenga amasengesho yo kwiriza ubusa, ntibyashira, arongera asenga yo kwiriza, ntibyashira, asenze kenshi yirije agasubira agenda. Nawe ubwo ibintu byakwizingiyeho byananiranye, icyahuye harakikanga pe, yari karande bavuga ngo ni amahane n'ibi ngomba kwiriza ubusa. Ubwo nkingi yitwa gusenga, ntabwo nyamagare ko twitwa gusenga, byagushoboza ko amahame yose yandi yose twavuze mbere uzabasha kuyashobora. Ujye usenga amasengesho. Gusenga rero ahari ntuzatangire ku masengesho udashoboye, ariko iyo ushaka gusenga no kwigomwa. Kandi iyo wigomwa ikintu, umubiri ukomeza ukikubaza, n'ubuzima bukakikubaza, ukavuga ngo impamvu nuko nasenze, impamvu nuko nshaka ko ubugingo bwanjye bumera neza, sibyo? Niba ari igikoma cyangwa igitondo cyangwa icyayi wigomwe, ku bantu bajya bagifata babihinduye ubuzima, urayura ukamera nabi, saa sita zikajya kugera wumva umeze nabi kuko wakimenyereye. Ariko iyo wayura uravuga ngo ndumva gukiranukira Imana, shaka ko Imana yigisha gusoma ijambo ry'Imana, shaka ko Imana yigisha iki, shaka ko iki kintu cyanyizingiyeho kimbaho. Watera imbere ukihana ukigwa mu ijambo ry'itondo rya kumanywa, ubwo bagita gusenga igice kugeza saa 12 za nimugoroba. Ariko cyangwa se ugahita n'ibya kumanywa cyane cyane nijoro, cyangwa se ugafata umunsi wose amasaha 28 n'amanywa nijoro, cyangwa ukaba wanarenzaho. Kuki ubuzima budasenga